Ndi umukobwa. Uri umukobwa? Umupfakazi. Banumva narapfakaye pe. Fakara ntarubaka urugo. Biteye isoni, biteye n'agahinda. Bwa bukwe ntabwo bwaje kuba. Niyo mpamvu rero nkunda kwiyita umupfakazi. Siragiye numvaga ko nyine hari urundi rwego namaze kugeraho. Ariko ubu ntabwo rwankundiye. Niyo mpamvu niyita umupfakazi. Twari tumaze imyaka 8 turi gutegura urugendo rw'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Imyaka 8 irangiye tubona ko uko byagenda kose hari aho tumaze kugera. Umushinga w'ubukwe tujya kwerekanwa mu rusengero, ababyeyi barabitwemerera ndetse no ku rusengero barabitwemerera. Tujya no kwandikisha umurenge naho barawuduha. Yanguriye anniversaire. Yanguresheje anniversaire nziza cyane. Ari nabwo yateye ivi. Hari nk'urwibutso ruba ku mutima wanjye nk'icyo gihe. Yankoresheje ikirori arantungura pe. Ariko no mu buzima busanzwe twajyaga twicara tukaganira, akajya ambwira ngo ariko sheri ngo ubona nakwanga nkabibasha. Icyo kintu rero cyarankuruye cyane. Nanjye ngira ku rwego rwo kumukunda nkumva ko ntabasha no kumureka. Ukuntu byapfuye rero ntabwo nakubwira ngo byapfuye gutyo. Kuko hari message yanyandikiye, ayinyandikira nijoro mbwira ngo nsigaye nkureba ngo ubwoba bukanyica. Iyo message rero naho byavuye, naramuhamagaye ndamubaza none se byagenze bite? Imyaka tumaranye nibwo wubutse kundeba ubwoba bukakwica? Ese iyo ndebye ubona ndi umuntu uteye ubwoba? Mbona yise ntega kuko nari nagiye kwitegura ubukwe mu cyaro, ndaza musanga i Kigali aho akorera. Ijambo yarambwiye ngo byakunda ngo ugende ukuri ibintu byawe mu nzu umereze urufunguzo. Yansabye imfunguzo, nta kindi kintu yansabye. Ndashaka ko imfunguzo z'inzu yanjye. Naraye nkuramo ibintu ijoro ryose, mpamagara inshuti n'abavandimwe, ndagenda arumva iwacu hari mu cyaro mu ntara. Ndagenda ndabicumbikisha, ni kwa kundi bitabaza abantu. Ijambo nibuka yambwiye bwa nyuma ubwo duherukana, yarambwiye ngo Benita ngo ndagukunda. Ikindi cya kabiri ngo ndakubaha. Ariko ntago kubana nawe byakunda. Niryo jambo yambwiye. Arahaguruka aragenda. Ndagira ngo noneho duhere umunsi ubukwe bwapfiriyeho. Wahise uba umukobwa umeze gute? Nabaye umukobwa nyine w'umusazi. Kuko niyo mbyibutsa aka kanya ntago bijya binyorohera. Ako nabaye nk'umusazi icyo gihe ninya kubibwira mama. Niyumvishaga ko abantu bagiye gutangira kumvuga. Ariko se bazamvuga ntakiriho. Numvaga ko ari cyo kintu kimfashije. Nigira inama rero ndavuga se nabigenza gute, kuko sinari bubashe kwishyira mu mugozi. Buriya nubona umuntu yafashe igihe cye ngo agiye kuyahura, ntabwo buriya ari ubusazi, ahubwo ni rya joro ry'umwijima kenshi tuba turimo. Nafashe telefone nkora video ndi kubwira nsezera umuryango wanjye ndetse n'uwabo w'umugabo wanjye n'inshuti n'abavandimwe. Maze gukora iyo video nigira inama ndavuga reka ntege, nari mu cyaro ndateganza i Kigali. Dore ijwi ryambwiraga ko hari ubundi buryo, ndaza ngeze Nyabugogo njya ku Nkunda Amahoro. Numvaga ari nk'ijwi rigenda rinyobora. Ngeze ku Nkunda Amahoro ndazamuka hejuru muri etage, hari ahantu bakunda kuzamuka bakunda kwiyahurira abantu niba uhazi ntago. Ikindi mbona abantu bahari batari butume nkora umugambi wanjye. Ijwi rirambwira ngo ariko hari ahandi hantu wajya. Njya kwa Makuza. Kwa Makuza rero kuko nari narigize kuhakorera, abantu bamwe bari bananzi. Ntarafata esanseri mbona hari umwana w'umuhungu uzamutse araza aramobera. Bivuze ngo nari meze nk'umuntu wataye ubwenge, wageze ku rwego rwo kumva ko ibaze ko umuntu yamubeye muzi se mumenye. Ndamubaza ngo urinde. Niko guhita banjyana kwa muganga, noneho maramo amezi 2 ndi mu bitaro. Hari CHK ndi gukurikiranwa n'abaganga bari gushaka kunjyana Indera.
dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, tuguhaye ikaze mu biganiro byacu. Nk'uko ibona turi kumwe n'umutumirwa, reka tumusabe kandi atangira twibwira. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Musengimana Benita. Yego. Beni, umeze neza? Yego meze neza, ndashima Imana. Urakomeye? Ya, ndakomeye. Uragira uti meze neza ndashima Imana. Ni iki kiri gutuma muri no minsi wishima? Ndashima Imana kubera iminsi mibi igenda iza ariko ikagenda inatambuka. Ndashima Imana rero ko ndi gutambuka ngana mu ijoro ry'umucyo ry'itara. Isi y'umwijima ndi kugenda nyisiga inyuma ngana mu mujyi. Uragira uti ndi kugenda ngana mu isi ifite itara, ndi kugenda mva mu isi y'umucyo, isi y'umwijima. Niko y'umwijima. Isi y'umwijima bimeze gute Beni? Isi y'umwijima ni isi irimo amarira, irimo agahinda, mbega muri make idafite icyizere na gike, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu bundi buzima bw'imbere mu muntu. Nibwo twita isi y'umwijima. Yego. Abakubona wababwiye ko witwa Benita, uri umugore, uri iki? Ndi umukobwa. Uri umukobwa? Umupfakazi. Toka shitani, umukobwa w'umupfakazi zabaho? Mama wawe ni umupfakazi? Ndi umukobwa nyine wapfakaye nyiri umukobwa. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ndanabihakanye. Wenda ntabwo mbizi niba bibaho cyangwa bitabaho, ariko njye niko mbyumva. Hanyuma uragira uti njyewe niko mbyumva. Uko ubyumva wenda uraza kutubwira uko ubyumva, impamvu yabyo ituma witwa umupfakazi w'umukobwa. Ese nta nubwo uzi n'amateka yanjye. None se reka nkubaze, ubu amateka yawe bwo nakumenya namenya amateka yawe ugira ngo, kandi n'abadukurikiye ntabwo bakuzi bamwe, n'amateka ntibayazi. Kandi iyo turi kuganira gutya ahanini tuba turi kuganiriza abatatuzi, niyo mpamvu amateka yawe aba ari ngombwa kugira ngo bayamenye. Ndi hano n'ubundi kubw'amateka y'ubuzima cyangwa se inzira y'urugendo tunyuramo mu busanzwe. Impamvu rero nita umupfakazi, mba numva narapfakaye pe. Pfakara ntarubaka urugo, biteye isoni, biteye n'agahinda. Ariko nubwo mbifata gutyo, hari icyizere kindi cy'ubuzima ko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka. Ubu nicyo cyizere ngenderaho, ariko ushobora kwibaza ngo ni gute wapfakara uri umukobwa? Buriya hari uburyo bw'ubuzima bw'umuntu njye nateguye ubuzima bwanjye nyiri umukobwa, ariko hari igihe cyageze numva ko ndi gutegura kuva mu bukobwa bwanjye. Wenda wowe ntago wamerukaga, ariko duherukana ndi umukobwa ndi gutegura ubukwe. Uri umukobwa mwiza ukeye? Nari umukobwa mwiza ukeye buri wese nyine areba. Ariko ntago ubwo bukwe bwaje kuba. Kandi utambwira ko bwa bukwe wambwiraga bwapfuye. Bwa bukwe ntago bwaje kuba. Niyo mpamvu rero nkunda kwita umupfakazi. Kiriya gihe numvaga ko nyine hari urundi rwego namaze kugeraho, ariko ubu ntago rwankundiye. Niyo mpamvu niyita umupfakazi. Ubukwe bwawe Musengimana Benita bwarapfuye? Yego bwarapfuye, kandi bupfa ku munota wa nyuma.
kugira ngo wenda tutahite tugera ku munota wa nyuma, abadukurikiye bahita bibaza ese koko Benita yari afite umufiyanse, urukundo rwabo rwatangiye gute? Urukundo rwacu ukuntu rwatangiye niri umukobwa n'undi nawe ari umusore, tuza gukundana ariko mu by'ukuri dukundana tudafite wenda intego y'ako kanya. Twari tumaze imyaka 8 turi gutegura urugendo rw'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Imyaka 8 irangiye tubona ko uko byagenda kose hari aho tumaze kugera. Dutegura umushinga w'ubukwe, tujya kwerekanwa mu rusengero, ababyeyi barabitwemerera ndetse no ku rusengero barabitwemerera. Tujya no kwandikisha umurenge naho barawuduha. Hanyuma rero tumaze kugera hagati mu minsi 21 ku murenge baguha, ubukwe bwaje gupfa. Tutaragera aho ngaho, mbere yuko mujya mu rusengero, mbere yuko mujya mu rukiko, mwigeze mujya iwabo w'ababyeyi ngo umujyane iwanyu bamushime, akujyane iwabo bagushime? Ibyo mwarabikoze? Yego, ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize agiye kumuperezanta mu muryango wanjye. Iwacu barabyishimira, biba ari iby'agaciro. Hanyuma mu kwa 7 nawe tujya iwabo. Yego, tuvuye nibwo twagiye ku rusengero kubisaba. Tukiri aho ngaho, niwe wakubwiye ko agukunda cyangwa niho wamubwiye ko umukunda? Nta nkoko kazibika hari nkoko kazibika isake hari isake. Niwe wampropose. Yego. Cyagiye muri rwa rukundo rwanyu, yakubwiraga ko agukunda, akakubwira ko agukundira iki? Ntago nzi ikintu umuntu ashobora gushingiraho akunda umuntu, kuko haba hari ibintu byinshi. Ariko ngiye yarankundaga, nkanabibona pe. Yarankundaga nkabibona, akankunda nkabibona. Ni nk'agake baragukora icyo gihe kakorekaga ko agukunda? Akantu yabarankoreye wibuka? Yanguriye anniversaire. Yanguresheje anniversaire nziza cyane, ari nabwo yateye ivi. Hari nk'urwibutso ruba ku mutima wanjye nk'icyo gihe. Yankoresheje ikirori, arantongora pe. Ariko no mu buzima busanzwe twajyaga twicara tukaganira, akajya ambwira ngo ariko sheri ngo ubona nakwanga nkabibasha. Icyo kintu rero cyarankuruye cyane. Uko yabimbwiraga nanjye byaranyinjiraga. Uko abimbwira bikanyinjira, nanjye ngira ku rwego rwo kumukunda nkumva ko ntabasha no kumureka. Nubwo twanatandukanye no kumureka byarananiye. Oya kandi. Yajyaga ambwira ngo sheri ngo ubona nakwanga nkabibasha. Uko abivuga bikagenda bizamuka binjya mu mutwe. Wajyana nk'imutongero yanteraga. Ariko muri make nyine nuko byagenze, ubukwe bwaje gupfa ku munota wa nyuma. Icyo gihe akujyana iwabo byari byiza, ariko wenda umujyana iwanyu nyuma y'uko muvuye iwanyu nta makuru wenda baba barakubwiye y'uko babonye umusore, baramushimye ntibamushimye? Duha amakuru y'ukuntu iwanyu bakubwiye. Nje mfite umubyeyi w'umumama. Buriya ababyeyi b'abamama ni abahanga, kandi ababyeyi b'abamama ntabwo bagira ibibazo byinshi, cyane cyane ku bakobwa babo. Nta kintu mama yambajije wenda kimwerekeyeho. Ikintu bambajije, barakubaza ati se uwo muntu uramuzi? Yego ndamuzi. Niba umuzi rero ukaba waramuhisemo, mubo muziranye ni benshi, ukaba waramuhisemo, ibyo biba bihagije. Ntabwo umuryango wacu ari wawe ujya gutoranyiriza umukobwa wabo. Ariko nawe waramureba ukabona niwe wawe? Haveze. Naramurebaga kuko urukundo namukunze. Tugitangira ntabwo namukundaga cyane.
gusa nuko nari narihaye intego yo kumva ko umuhungu uzaza afite gahunda, afite urukundo, akeneye kubaka. Kuko nanjye numvaga mbikeneye, bisaba bihagije kuri njye. Aza rero we yarankunze mbere yuko njye mukunda. Muri iyo myaka yarankundaga cyane, ariko njye nkirinda kubyisetinga mu mutwe kuko igihe cyabaga kitari cyagera. Nta n'ibiganiro byinshi twagiranaga. Ku itariki rero 10 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo ngiye kumupresenta mu rugo. Namaze gufata icyemezo n'inshuti zanjye zose, namaze kuzipresenta ko mfite fiance. Namaze gufata icyemezo. Yego. Nuko muragiye mugiye mu rusengero, murerekanwe, abapasiteri batangiye kubihesha umugisha. Hanyuma mu gihe cyo mu rukiko niho wari ugeze rero, urukiko bararubemereye, babahaye itariki, nuko biza kugenda gute? Ukuntu byapfuye rero ntabwo nakubwira ngo byapfuye gutyo. Kuko hari message yanyandikiye, ayinyandikira nijoro, mbwira ngo nsigaye nkureba ngo ubwoba bukanyica. Iyo message rero naho byavuye, naramuhamagaye ndamubaza none se byagenze bite? Imyaka tumaranye nibwo wubutse kundeba ubwoba bukakwica? Ese iyo ndebye ubona ndi umuntu uteye ubwoba? Gohoya ngo hari ibintu abantu bambwira, ese ibintu batakubwiye mu myaka 8 isatira imyaka 9 bibutse kubikubwira ubu ngubu? Ese ko wari unzi muri iyo myaka yose warahubutse kuza kunsaba umubano kandi wari unzi bihagije? Nyine naho byavuye, agira ubwoba gutyo, ndaza ndamwegera. Uragira utagira ubwoba? Gasigaye afite ubwoba, ngaho mfitiye ubwoba, ariko sinamenye icyamuteraga ubwoba. Muri make naho byatangiriye, ni ijoro rimwe gusa byabaye. Mbona yise ntega kuko nari nagiye kwitegura ubukwe mu cyaro, ndaza musanga i Kigali aho akorera. Ijambo yarambwiye ngo byakunda ngo ugende ukuri ibintu byawe mu nzu, umereze urufunguzo. Tukiri aho ngaho, ku mutari mwaka banye ibintu byawe byari byageze mu nzu iwe gute, kandi tubwira ko mwari mutegereje igihe cyo gusezerana mu rusengero? Nawe ariko nakubwiye ngo ni ku munota wa nyuma. Bivuze ngo naguraga ibikoresho cyangwa igikoresho ntago nari bukijyane mu rugo kubwo kwanga kwigora cyane ko iwanyu hari mu ntara ari mu mujyi wa Kigali. Avuge ni rero uko ngwiza akantu ntago nazijya mbijyana mu rugo, byazansaba ikindi gihe cyo kongera kubitegera. Hari ibikoresho bimwe nari narajyanye yo nyine nkagura ngashyirayo, nibwo buryo nabijyanagaye. Nuko uwo munsi ku munota wa nyuma arakubwira ati byashoboka ko ibintu byawe ukabikura mu nzu yanjye ukabitwara, niho wari ugeze? Yego, yarabinsabye, abinsaba ari ku kazi nagiye kumureba. Urumva yamaye iyo message nijoro, buracya ndatega musanga ku kazi. Ngezeyo arabimbwira, ndavuga reka nanjye njye mu rugo iwe. Araza hansanga, niko nabitekereje, kini wenda turaganira tuze kureba aho ikibazo kiri. Niko byagenze rero, yaratashye ansanga mu rugo nimugoroba. Ngira ngo tuganire turebe ahantu hari ikibazo tugikemure. Yansabye imfunguzo, nta kindi kintu yansabye. Ndashaka ko imfunguzo z'inzu yanjye. Naraye nkuramo ibintu ijoro ryose, mpamagara inshuti n'abavandimwe, ndagenda rumva iwacu hari mu cyaro mu ntara, ndagenda ndabicumbikisha. Ni kwa kundi bitabaza abantu, uhaye matura mbikira, uhaye varize mbikira, uhaye buri kimwe, nyine ibintu biranyanyagira gutyo, ndabibitsa mbikuramo. Ndangije nyine njya gucumbika muri iryo joro, buracya ndataha. Tukiri aho ngaho, ndagira ngo unyemerere uhite wibuka isura y'urukundo mwakundanaga, uhite wibuka n'isura icyo gihe wabonaga ari kukubwirana ngo zinga ibintu byawe utahe. Hanyuma uhite umbwira, uhite utekereza ku rukundo, umbwira ukuntu uri kubyumva. Ngiye kubera ko namukundaga, niyo mbitekereje nawe nubwo yabimbwiraga narabibonaga ko ankunda. Nagugize abimbwirana uburakari
bisa nkaho ari nk'ikintu cyamubayeho we yatinye nko kumbwira ntago mbizi, ariko ntago ari uko yabimbwiye kuko yaranyanze, ahubwo ashobora kuba yarananiwe kwifatira umwanzuro. Akawufatirwa nande? Ntago mbizi, uko yarankundaga narabibonaga. Erega umuntu ugukunda nuko anga ntago wamuyoberwa. Na nyuma yaho twaratandukanye, twarahuye ndamuganiriza basi nibura ngo numve ese kuko ari seriye, kuko nari naratinya kubibwira iwacu. Ndamuganiriza, ijambo nibuka yambwiye bwa nyuma ubwo duherukana, yarambwiye ngo Benita ngo ndagukunda, ikindi cya kabiri ngo ndakubaha, ariko ntago kubana nawe byakunda. Ese ubwo umuntu yakubwira gutyo atagukunda? Ese waba waratandukanye n'umuntu ukamutumira akaza? Uwatumiye undi ninde? Njye naramutumiye, namusabye ko duhura, arabinyemerera, araza turahura. Niryo jambo yambwiye, arahaguruka aragenda. Ndagira ngo noneho duhere umunsi ubukwe bwapfiriyeho. Wahise uba umukobwa umeze gute? Nabaye umukobwa nyine w'umusazi, kuko niyo mbyibutse aka kanya ntago bijya binyorohera. Ako nabaye nk'umusazi icyo gihe, ninya kubibwira mama, cyane ko yaragejeje kure yitegura. Rero byarangoye cyane no kubyakira, najyaga ndarandira, nkirirwa ndira. Mu minsi 2 nari imaze, icyizere cy'ubuzima cyararangiye. Ndeba rero ni nicaza mama nkabimubwira, nta n'ahantu nari buhere, kuko hari ibintu ubona iwanyu bamaze gutakaza ku bwawe, ukibaza ngo ndahera he njya kuvuga kino kintu. Irya joro rero ry'umwijima naweze nkubwira, natangiye mbabwira, ntabwo iryo joro ryari rinyoroheye, n'ijoro ryambereye ribi mu buzima. Ubwo nabyukaga nijoro, numva umutima wanjye unyemeje ko ubuzima bwanjye nyine ni nk'ikintu cyaje, niba ari satani yaje muri uwo mwijima niko nabivuga, anyumvisha ko ubuzima bwanjye burangiye. Kandi koko nanjye nareba nkabona nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Niyumvishaga ko abantu bagiye gutangira kumvuga, ariko se bazamvuga ntakiriho? Numvaga ko aricyo kintu kimfashije. Nigira inama rero, ndavuga se nabigenza gute, kuko sinari bubashe kwishyira mu mugozi. Buriya nubona umuntu yafashe igihe cye ngo agiye kwiyahura, ntabwo buriya ari ubusazi, ahubwo ni rya joro ry'umwijima kenshi tuba turimo. Nanjye rero iryo joro niryo nari ndimo, riranyongorera, rinyereka inzira ngomba kunyuzamo ubuzima bwanjye kugira ngo burangire. Narabyutse mu gitondo, iwacu bamaze kugenda mu kazi, cyokora nigira inama, ndavuga reka nsiga inkuru, nibura nibumva ko ntakiriho bazabenya ikinjyanye. Nafashe telefoni nkora video ndi kubwira nsezera umuryango wanjye ndetse n'uwabo w'umugabo wanjye n'inshuti n'abavandimwe. Maze gukora iyo video, nigira inama, ndavuga reka ntege, nari mu cyaro ndatega nzi Kigali. Numvaga ko nyine ubuzima bwanjye burangiye, numvaga ko ntabasha kwiyahura ngo nishyire mu mugozi, ariko numvaga ko hari ubundi buryo. Rero ijwi ryambwiraga ko hari ubundi buryo. Ndaza ngeze Nyabugogo njya ku Nkunda Amahoro, numvaga ari nk'ijwi rigenda rinyobora. Ngeze ku Nkunda Amahoro ndazamuka hejuru muri etaje, hari ahantu bakunda kuzamuka bakunda kwiyahurira abantu, niba uhazi ntago mbizi. Ntago mazi, numva ngo abantu biyahuriye mu Nkunda Amahoro. Naragiye rero ngerayo, ngezeyo kuhurira harananira, niyo mpamvu bakunda kujya abagabo, byarangoye kuhagera. Ikindi mbona abantu bahari batari butume nkora umugambi wanjye. Ijwi rirambwira ngo ariko hari ahandi hantu wajya. Njya kwa Makuza. Kwa Makuza rero kuko nari narigize kuhakorera, abantu bamwe bari bananzi, ariko ndavuga ni bari buze kubona umurambo wanjye, nibura biraborohera
mu rugo kumenya amakuru byihuse. Numva koko ari naho hantu hanyoroheye. Narazamutse ngera mu mujyi, ngeze mu mujyi ndazamuka kuri floor ya 4. Ngeze kuri floor ya 4 niva kuri tapi rouge nje kwambara telefone. Tapi rouge ndazamuka nkigera muri koridori nyine hari ukuntu harimo sale ugisohoka muri B ahantu bakunda kwiyahurira hari ikintu cy'igikorodori kinjira muri C. Nkijya kuhinjira rero telefone yarasonye mbona ni nimero isanzwe, umuntu arambaza ngo ugiye he, ndamubwira ngo rindi, ngo mbwira ahantu ugiye, ngaho hantu urahazi, ndamubwira ahantu rindi, ngo ndavuze ngo hagarara aho ngaho. Ndahagarara ndeba hirya no hino ndamubura uwo muntu. Arangije arambwira ngo fata esanseri ngo unsange muri 7. Ntarafata esanseri mbona hari umwana w'umuhungu uzamutse araza aramobera, bivuze ngo nari meze nk'umuntu wataye ubwenge wageze ku rwego rwo kumva ko ibaze ko umuntu yamobeye muzi se mumenye. Ndamubaza ngo urinde, aranyibwira ngo none se ngo nagunzi, ndamubwira ntago nkuzi. Ako nshubije ubwenge ku gihe mbona ndamuzi. Ndamaze se kuki uri aha ngaha, ngo naragushatse ngo nkurangire akazi ndakubura. Kuki uri aha ngaha, ni hari umuntu nje kureba. Ari hehe? Ari muri 7 niho ngiye. Ati reka nkwerekeze. Mu by'ukuri numvishije mbangamiwe cyane, umutima utangira no kundya, ndavuga nti ndabigenza ne. Ngera muri 7 koko nsanga hari ibiro by'umuyobozi wahariya kwa Makoza nari muzi, ako mugezeho sinamumenya kubera guta umutwe. Arambaza ngo ugiye he, we yarareberaga muri control room akambona. Atungurwa no kumbona nyine n'ukuntu nari imeze, warandeba ukabona ko nataye ubwenge. Yaramfashije aranganiriza, arambaza ngo ugiye he, ngiye gushaka akazi. Ugiye kugashaka hehe? Nandi gushaka akazi mo hano. Arambwira ngo ushaka akazi bwoko ki? Abwanira akazi kose bari bume, cyambere nuko ngiye nshaka akazi mo hano. Byarangoye kumusobanurira ikintu naje gukora aho ngaho, birangira umugambi wanjye upfuye. Kuko baramfashe baramerekeza, ndabwira ndatashye nzagaruka ikindi gihe umuntu nje kureba ndamubuze. Akorera he? Akorera muri Rimwe. Akora iki? Aracuruza imyenda. Ndashaka kumusaba akazi ko kumucururiza imyenda. Baramerekeje njya gutega, ndabwira ntago ndi butega imodoka, ngiye gutega moto, mureke nyitege ngo turaye gutegera. Ariko ntago nari mbizi, ahubwo ni nka bwa butabazi Imana ibikoherereje bo bari bamaze kubona ko mfite ikibazo. Nabonye umugambi wanjye nawe ugezeho, nigira inama ndavuga reka njye gucumbika ku Murindi. Ejo nzasubirayo wenda bazaba badahari. Nzagenda nambaye ukundi kuntu ku buryo nta muntu uzamenya. Kandi koko nibyo naraje ndara ku Murindi ku bashuti banjye. Nta muntu n'umwe wari uzi umugambi nari mfite, kuko sinabashaga no kuvuga amagambo arenze 2. Baramvugishaga ubundi nkarira. Naraye ku Murindi buracye ndagaruka n'ubundi, mpagize nsanga bahananze. Arambaza ngo se wa muntu wamubonye, ndamubwira ngo nago ndamubona. Ngo byakunda ngo natwe tukaguha akazi. Akorera company ya UCC. Ndamubwira ngo nta kibazo. Ariko nago nabashaga gukorana namwe, ni kuko sinkunda gukorera company iragora kwishyura guhemba. Ndewe uriya mama twe twaravuganye ko nzajya nkora akamembera ibyo nakoze, akamemba ku munsi. Arambwira ngo nubishaka natwe tuzajya tuguhemba ku munsi, ariko uze tuguha akazi kandi turagusinyisha kontara. Naremeye rero kontara ndayisinya, maze kuyisinya akazi kugakora birananira ndataha. Nta hantu nari mfite ndi butahe, kuko ubwo buzima bwose nari ndimo nta nubwo mu rugo bari bazi ahantu ndi. Mama yari yarambuze. Ariko mbere yo kugira ngo ngende nahaganirije mukuru wanjye umwe ndabimubwira, ako sinamubwira aho ngiye, gusa mubwira ko ubukwe bwapfuye
nabishobora azajya kumbwirira mama. Arambwira ati nanjye ntago nabibasha. Muri make nawe ntago yarazi ko ntari mu rugo. Mama yamenye ko ntahari, ata umutwe arabahamagara ati namubuze, telefone yanjye ntago yari iriho, nyine bata umutwe. Nyamaze iminsi 3 rero ngerageza kwiyahura birananira, biranga, nkasanga impande zose bangose, ngera ku rwego bo bafashe bakora famiye, bakora urubuga, bashyiraho abantu bazajya bankontorora ahantu nagiye, bakanjyana bakamerekeza, simenye ko turi kumwe, ahantu nagiye kurira. Muri makeya nuko ibintu byaje kurangira, banjyana kwa muganga ku Muhima, babona ko maze kugera ku rwego rwo kuba nanasara, baramfasha ku Muhima, bama transfer ingera CHK, ngeze CHK nganira n'abaganga, bafata umwanzuro yuko bagomba gushyiraho itsinda ry'abantu bazajya banganiriza kugira ngo mbashe gusubiza ubwenge ku gihe. Abo bantu rero nabo ndabashimira, harimo Theogene, harimo na Jado ndetse na Sofia wo ku Murindi. Bajyaga bikora batari n'ahantu hamwe, bakora urubuga, bakajya bahamagara video call kugira ngo ne kwicwa n'irungu. Babashaka kupa telefone ari uko mbashije gusinzira. Mu gihe ntari nasinzira, bagumagaho mpaka kugira ngo numve ko ntari njyenyine. Ubwo buzima rero nabo bayemo bungoye, iwacu ntibabimenya. Maze kuzanzamuka numva nangiye gushyira ubuzima bwanjye ku murongo, nago Satani yarekeye aho kundwanya. Nigiriye inama, mfata amafaranga makeya, njya Kimisagara njya kurangura imyenda, ndavuga reka nzunguze, nibura nshaka ubuzima nongere mfonde, ngere ku rwego nibura nari maze kugeraho bizamfasha. Nkigera mu muhanda rero hari downtown, numvaga ko nakize, nabashije kuba nakira mu mutwe, ahubwo nibwo hagaragaye ikibazo gikomeye. Nageze downtown ndi gucuruza imyenda, haza abadaso bafata abantu abazunguzayi. Abandi barababonye barirukanka, ariko njyewe mbabonye, ahubwo umwe mbona afite ishusho ya wa mugabo wanjye, nyine mba ndamubonye ko ari we uri kuza nsanga, imyenda nahise nyita hasi ndirukanka njya kumuhobera, kandi yari muri bamwe baje kumfata ngo badufunge. Nyiraho rero nari nataye umutwe. Icyo gihe niho hahise hagaragara ikibazo gikomeye, baramfashe bajya kumfunga, ariko mu kumfunga babona yuko nshobora kuba mfite ikibazo cyo mu mutwe, kuko uwo mugabo yakundaga kuza imbere yanjye, namubona nkabonamo ishusho ya wa mugabo nyine wambenze. Uwo mudaso yari umudaso. Yaba adahari rero nyine nkasara cyane, nkamuhamagara, kandi nkamuhamagara mu izina rya wa mugabo. Babona ko hari ikibazo. Bakimara kubona ko hari ikibazo, wibuke ko mu rugo nta muntu n'umwe wari uzi ubuzima mbayemo. Bafashe telefone yanjye barayatsa, ntabwo nakundaga kuyishyiraho. Babona umumama wampamagaye, baramubaza, nawe ntago yaranzi neza, ariko bashakishije amakuru bahamagara iwacu, barababwira ati bimeze gutya na gutya, umuntu wanyu arafunze. Iyo groupe rero ikimara kubimenya, baraje bansanga aho nari mfungiye, barankurikirana, baramfungura, niko guhita banjyana kwa muganga. Noneho maramo amezi 2 ndi mu bitaro, hari CHK ndi gukurikiranwa n'abaganga, bari gushaka kunjyana Indera, ariko ko nari mfite n'ikindi kibazo cyo mu nda, ntago nabashaga kurya, bisa nkaho amara yari yaratangiye kubohana. Barankurikirana bakajya bazana abaganga bo kunganiriza, hari famiye cyangwa se niba nabitaga iki, bashinzwe nyine gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.
ibintu by'amastress, baramvura bampa imiti bantera inshinge mara amezi 2 ndiyo. Nyuma y'amezi 2 rero naje gusohoka numva ndi muzima, basha no kwiyakira cyane ko hari hashize n'iminsi uwo muhungu tutakibasha kuvugana. Nawe ubwo yari yaraborotse nimero yanjye, nsohotse rero kwihangana bwo birananira, muhamagaye yumvishije ari njyewe arankupa, nabyo byongera kunzamurira ikibazo. Muri makeya nanyuze mu bintu bitanyoroheye mu mezi agera muri 5, ntabwo nari norohewe n'ubwo buzima nari mazemo iminsi. Mpamvu natangiye nkubwira ngo hari ijoro ry'umwijima ariko hariho n'ijoro ry'umucyo ryizamo itara rikazamo urumuri, umweru, ubururu, umuhondo, ukabona amabara yose araje. Rero nibwo icyo gihe banjyanye ahantu gusenga, turasenga baransengera. Iryo joro nibwo naryamye ndota inzozi, agiye kubona mbona hejuru mu kirere haje ibicu bibiri, hari harimo igicu cy'umwijima cy'umukara n'igicu cy'umucyo cy'umweru, ngo mbona biri kurwanira hejuru mu kirere. Ariko nabonaga ndi gusatira urusengero, bongeye gusenga. Nari ndi njyenyine ahantu mu kibaya mwishyuye kurwana, nihisha ahantu ku gihuru. Maze kwisha ku gihuru ugiye kuwambona bije imbere yanjye. Ijambo nibuka ryanejeje ryanamfashije icyo gihe. Mu by'ukuri Yesu bajya bamuvuga, ariko icyo gihe njyewe namubonesheje amaso yanjye kuva kuri iki gihimba cyo hasi kuzamura naramubonye. Icyo gicu cy'umweru cyagiye kuza, najye kwambona kirafungutse, mbona Yesu avuyemo igice cyo hejuru. Numva ijwi rivugiye muri cya gicu cy'umwijima, kiramubaza ngo ushaka iki. Yesu yaramushubije ngo nta kindi nshaka, ndashaka ngo umubohore agende. Nimara kumva iryo jwi rero igicu nahise nyibura, byose ndabibura, ndahaguruka ndagenda ngera ku rusengero. Hari mu nzozi icyo gihe, ngo ngera ku rusengero. Ngeze ku rusengero njya muri korali nk'ibisanzwe, kuko kira nahoze ndi umuririmbyi, ngo ndaririmba. Ntango karero ndi kuririmba indirimbo iriya ndirimbo ya Dorcas, urugamba rugeze mu mahina. Naho nakangukiye indirimbo ndayiririmba, nkanguka ndi kuririmba. Abo twari tuje kumwe nyine barabibona, barandeka ndayiririmba n'amarira menshi. Ngaho uburyo nasohotse mu ijoro ry'umwijima. Kuva icyo gihe ntago ndahura n'irindi hungabana na rimwe. Yego. Nyuma yaho, nyuma yuko ibyo bikubayeho, ese nta wundi mukunzi uragira? Nta wundi mukunzi ndagira. Bisa nkaho iryo hungabana nubwo ryarangiye, ntago ndiyakira. Ndakeka ko no kwizera umuntu biri kure. Ntago ndiyakira ku buryo nabasha kuba nafata undi muntu ngo mushyire mu mutima. Oya, ntago ndiyakira. Yego. Uragira uti ihungabana ryararangiye. Ese nubwo ihungabana ryarangiye, iyo umutekerejeho ubwo wiyumva gute? N'ubu ndamutekereza, gusa ntabwo bikiri nka mbere. Urumva nariyakiriye. N'ubu ndamutekereza, mwibuka ibihe byiza twagiranye. Njya nkunda kubwira abantu ngo nubona utakiri kumwe n'umuntu, ujye uharanira kwibuka ibyiza, ntukibuke ibibi. Ntabwo rero njya nibuka ibibi yankoreye, ahubwo mpora nibuka ibihe byiza twagiranye. Kuko yatumye niyumvamo undi muntu, yatumye mbasha kugira izindi mbaraga z'uwundi muntu uri muri njyewe. Ese ntiyari yashaka? Yarashatse? Amakuru ye yo ntago nyazi, ariko byagenda kose yari afite gahunda yo gushaka.
ntabwo mbizi rero yaba yarashatse yaba atari yanashaka. Enjoy, ndamwifuriza ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze, kuko nubwo biriya byabaye ntabwo bivuze ngo namureka, cyane ko n'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo mukunda abanzi banyu. Ntabwo mbizi niba yarabikoreye urwango, ariko njye nta mutima mubi kugeza na n'isaha, nta mutima mubi namugirira. nk'ubu mukubitanye wamubwira iki? Namusuhuza nkamubwira nti ndacyagukunda. Nta kindi namubwira. nk'ubu ngubu umenye ko kino kiganiro ari kugikurikirana, ni ubuhe butumwa wamuha? Namubwira nyine courage mu byo arimo, mu kazi kiwe, mu buzima bwe busanzwe, nagire courage, ntacike intege, imbere ni heza, nuko namubwira. Bene, wenda tugana ku musozo, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane kandi komera, nawe imbere ni heza, humura. Nubwo wahuye n'ibikubabaza, nubwo mu rukundo bitaguhiriye, ariko humura, Imana irahari, izaguha kukumara umubabaro. Imana irahari, nta n'ikindi kintu kitubeshejeho, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Kuba Imana ikiturinze, ntabwo turi beza kurusha abandi, nta nubwo twakiranutse kurusha abandi, ahubwo ni imigambi myiza n'ubuntu Imana ibidufitiye. Yego, niyo mpamvu rero imbere ni heza. Uyu munsi urababaye, ariko ejo urishimye. Ntabwo nari nzi ko nageza iki gihe nkiriho nkihumeka umwuka w'abazima, kuko ukuntu numvaga ko nta cyizere cy'ubuzima mfite, ariko ubu ntiwambwira ngo ngururira, narubwira ngo baburetse. Maze kubona ko ubuzima ari bwiza kandi buryoshye. Kiriya gihe nari nabuhaza, ariko ubu ntabwo nyibuhaze. Hari ushobora kukumva akavuga ati uriya mwana yahuye n'ibibazo, wenda akavuga ati reka nubwo avuga ngo yariyakire, ariko reka mufashe mu kumukansoringa cyangwa se kumuganiriza. Ndumva wamuha nka nimero yawe ya telefone. Nimero ya telefone yanjye ni 0788 92 28 126. Ongera isubiremo kandi uvuge iri kuri WhatsApp. Ni 0788 92 28 126. Urakoze kuba wemeye kuganira natwe. Reka nkubwire ngo n'ubundi komeza kwihangana, hanyuma n'abakunzi bacu mwari mudukurikiye, reka tubifurize kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.